Ndi papa SAVA. Ubwo ndi waza yakwiye rwose murabanza mukora inama cyangwa murayikora hari akantu murimo gufata kugira ngo imirasire y'izuba itabagiraho ingaruka ibigiramo ubucuruzi cyane ariko bagatatse kakamera nuko bari ugufatanya no gufashanya ahantu umuntu nyine aba yarahagize kugira ngo anamubyarire inyungu none se nabanje ndimo kwakira nyine wowe ntabwo tubirwanya ako gufata turagafata ntacyo ariko nibura umuntu arangirira iki kibazo avuye kuri nabyo ntacyo ariko reka mbe nkonjesha wenda mfasha rero mfasha shaka sawa mfasha ibi bintu tubigire vuba abantu tubavane ku zuba wenda umuntu yanaza no kujya mu gacucu ariko iri zuba ni ikibazo ngabo niko atu wowe rero ngo ikibazo cyawe kimeze gite Jewe ikibazo cyanjye rero muyobozi ikibazo mfite. Ikibazo mfite ni ikibazo gikomeye kinabyibushye rwose pe. Kuko ubu ngubu ndameze nabi kubera umuntu kandi igihe murabizi igihe hatungi ndi umunyamahoro nkatanga n'amahoro. Rwose namwe mw'abantu mwese muri hano. Murabizi ko Dafi ntabwo ujuza ukambwira uti urashaka imifupa nyikore neza sinyikokora. Ibyo ndabizi hatungi. Byo simbikora. Kirimba ntabwo ubizi ko riyo nahembwe hari ahantu duhurira tugasangira. ese vuga ikibazo cyawe wowe ugiye mu ariko uya ntabwo ari ruswa kandi ndimba wimuvugiramo ariko abagore baba batangiye gucega ku mugabo mwabaye muri none se mwamuretse oya noneho ngori we bahaye ijambo mwaretse niba ari kurivuga none se nicyo cyekerera mvuge umwanya hatungi avuga ikibazo cye tuve kuri izuba ariko kandi arase kunega reke kunyura hiyo ariko muzika ibyo byose uriya n'umufupa kuwukokora ngomba kubikora neza kugira ngo boss nawe adahomba ariko ndemera nkabikora nta muntu nasengera ngewe ikibazo mfite ariko si uyu mugore we yigize atera wigize urahaguruka uvemo rero wowe uri gutangishiriza bahaye ijambo nanjye nyoko atu ukomeza umwanya wawe ikibazo cye tugire tuve kuri iri zuba ariko nk'ubu iyi nama irimo aba bagore gusa yarangira komeza hatu none se mwacecetse komeza hatungi umwanya wawe ndavuga abantu bari kumvugiramo bacecetse bakumva ikibazo cyanjye barangiza bakagikemura ngaho vuganya kugira imana je ikibazo rero mfite ni iki ngiki ni uburyo kimeze nabi wanje mu rugo umuntu yarajanye ibi bintu byose abimaraho byose aratwara nta kintu na kimwe mfite kandi nibyo byari bintunze nibyo byari bimbesheho ni mu ubuzima bwanjye bwose ni ukubera ntago wakora udafite ibyo uri gukoresha gutwara ibikoresho umugore wanjye rwose pe iwanjye nawamenyereje kurya agatoki karimo umufupa cyangwa karimo umutwe w'ihene n'udutunguru n'iki ubwo bugari ibyo byose byarahagaze igikoma cyarahagaze gasa ku ntego uri inyuma y'ibyo bintu none se reba rero vuga ikibazo ufite gitera ibyo byose jewe umuntu mfitanye nawe ikibazo ese ubundi ko yizi yahagurutse ntarinze namuvuga wese dafina kirimbuzi kandi jewe neza ko bavuze iby'imifupa bakavuga wowe bavuga ibyo gusengera bagasengera kirimbuzi nibo kugira ngo dimba mureke atu wavuga ikibazo cyawe kikarangira dore umuntu ufitanye nawe ikibazo n'uyu nguyu undebere Sabimana tuneze korera ngo nibyo wihanukira Sabimana niwe mfitanye na kibazo Sabimana niwe nyine twumva icyo kibazo ngaho rero mutuze Sabimana ikibazo niwe wagutwaye ibyo bintu Sabimana niwe ugiye kuzanyicisha inzara ubu ngubu mani ishobora byose ngaho tuze Sabimana karame amwicisha inzara wagerageza ukadusobanurira ikibazo ufitanye na Hatungi hari icyo kiziho cyese ikibazo ndavuga iki je Hatungi nta kibazo mfitanye nawe ahubwo hari umuntu uzi uko byagenze neza ninde se wowe barakubajije ngo
Jese hatunye mfitanye nawe ikihe kibazo barakubajije ngo nta kibazo gitari nawe bavuze ko ibyo bintu byose uretse yewe nta kibazo bivuge niba musha mu bashwa niba rero byabananiye nta kibazo na kimwe oya hatungi yasabye ijambo reka turimo navuga ikibazo bafitanye Sabima nako muyobo kangenda gutuma mvugishwa kubera ko mwihorere we mbwira ikibazo amakuru ndayafite umva yose uko yakabaye ndayafite kwiparato umugore wanjye niwe wabimbwiye kandi umugore wanjye ntabwo yambesha byose yambwiye Sabimana ari we uhagarariye ibyo bintu byibura byo kubura kuri ibintu byanjye reka amazi imwe yakomeje kuvuga ko namumazeho ibintu reka nzane ibintu bye mfite udidansiyeni yambesha yaca amazi imwe akose ko ari ibintu byawe nabigura ibyo hatunye abikoresha iki ku buryo byamuhagarikira akazi icyo ni ikibazo cya hatunye dore ibi ngibi nibyo bintu bya hatunye mfite hari ikindi umbaza imihini njye ndi umuhigi njyewe ndi umuvuzi none se ngewe muri ibishyimbo dore ngibiriye ibyawe ni akazi mbabarira ntabwo ari ibintu bazi uvuge ko icyo gikoresho atari icyawe cyanjye se iki gikoresho ni icyanjye njyewe nkura ibishyimbo ubu se igihe cy'ibishyimbo cyara umuhini se mbese ibyo ni ukugaragaza amahane ugiye kurwana ibi ni ukujijisha icara tuzi ntampereze urabaza iki ngo umugore wa Didasene yakubwiye ko ibyo bagutwaye ntabwo umwene ari wawe uyu mwene ntabwo ari wawe umuhini ntabwo ari uwanjye urarega iki rero yewe vuga ibyo urega Sabimana tubimwishyuza yabizanye byose ko abifite undinde narondogora ko adashaka kubivuga n'ibiki ariko numvishe Sabimana avuga Nyiragitare ubanze kuvuga niba Nyiragitare ari cyo bizeho ari amakuru waduha Nyiragitare ngewe se ko muzi ko ntajya nkwera biri bivuge cyo buriya no muyo mukundira ibyo bintu bivuge pe umva ndabivuga uko mbizi kandi uko nabyumvise hatu rwose ntibikubabaze ntibikurakakaze ubanza kubisasira mwinguca mu ijambo n'utwahaye ijambo reka twumve Nyiragitare uke muri abavandimwe arararama umva rero ariko se njyewe nababwiye ntirizuba rimeze nabi nk'uko umuyobozi yamye abivuga yavuze ko tuva ku zuba nihuse rero muravuga ngo njyewe Nyiragitare nkunda inzoga muca mu ijambo rwose winde umva mw'abantu mwe namwe mutanga ituze muravuga ngo nkunda inzoga hatungira iruhande rwanjye mu mondeke ngewe Gerard yaje kugura nanjye igitoki cyo kwenga noneho amenye ko cyakomeye atuma umukozi we ngo naze agifata iwanjye ariko bitewe ko amafaranga yari yayansigayemo ndavuga ubu uyu mukozi yaba namubeshye reka ntimbire yaba mbeshye reka ntimbire muyerekeze ningerayo n'utwari dusigaye ntunywera agacupa sanga hatungi koko yaruhaze ye yari yarutagiye kare nuko hatungi kwa kundi rero buri umusinzi atamenya ko hari uwaje niyo yarebye imbere ntamenya ngo nari impari nk'ubu hatungi ntazi naho nari nicaye niseseka mu nguni njye Nyiragitariro nticwe hatungi aravuga ngo iriya nyana y'imbwa Sabimana ngo ngewe ngo ndashaka kwiha agasopo ngo hari umuhini nafashe wo gukwikiza amajagu ngo nzasiba kujyana isuka ngo ariko nzawumukubita mu mutwe ngo kubona ngewe ngo nishingira icyokezo babarira ndabivuga ngo ngewe ngo kubona nishingira icyokezo ngo akajya yirwa nshinze hejuru ngo arebe uko notsa ngo none ngo araguhurudukira ngo abaguze nawe icyokezo ngo abaguze imbabura ngo niwe wotsa amafi ngo niwe ushyira abakiriya ngo niwe wotsa inkoko ngo nta bakiriya nkibona ngo abakiriya bose yabamazeho ngo iriya nyana y'imbwa nzayikubita umutwe nkumene ngo nzamucungira hariya ku kiraro ngo ubundi muhereze ngo kandi nta nubwo azamenya yuko ngo ngewe ari ngewe wawumukubise ngo nta nubwo nzabivuga ngo n'umuhini nta nuzi ko nawuguze ndicecekera
ariko Gerard n'ubu mu telefone yababwiye Gerard aravuga ati ariko nyiragitare ati wabona ibintu tugira ati umuntu atera imbere ntibabyemere ati buriya hatungera rirasaba Imana we ko yahacururije ko nta wumimena ati ntubyumva icyo gihe nuko ntanabimenye mba narajyanye telefone ya Veve nka kuri coding nkabyiga ubwo rero turatuza ndaza ndavuga nti rero saba Imana ugenge kuri hatungi mbese yagusitakiye yavuze ko agomba gukubita umuhini akakwica ngo wamutejeje ngo igihombo urahakana ko utabivuze munabihakana muhamagare Gerard mubimubaza ariko mama SAVA urumva none ubwo rero ibyo birangiye koko nabibwiye saba Imana aravuga ati ariko nyiragitare ko avuga ko ugira umuntu noneho wowe uzamwicungire yavuze yuko nta n'iminsi 2 irarenga atabikoze ni wowe si icyumweru yaguhaye ni iminsi 2 yimucungemo ujye ugenda umucungu urebe ko atazabikora Sayimana rero niko yanabikoze bukeye yarambwira ati nyiragitare ugende Gerard daguye byerira umugabo nubwo uri umugore ati hatungi namufatanye bya bimenyetso byose tikaye nta nubwo azikora Sayimana nawe nivugira uko byagenze ndakwiyamye nuko byagenze amase ndisazi yawe Sayimana rero nababwira uko yamufashe zururo urambeshye uraceka ahubwo nyiragitare ugende bakongera indi nzoga rwose burangiye ngiye nkunda umuntu utagica ibintu ku ruhande ibyo bintu uko nyiragitare yabivuze ni koko byagenze sibyo jewe naragiye nsanga neza rwose yaneze harya munsi ya cya kiraro urumva koko mana yanjye arimo aranavugishwa yasinze naza ndamumena umutwe ndagenda muhagarara hejuru nkoraho numva wapi yaguye kase uyu muntu ndangije mpita mwambura umuhini yari afite iyo nza kuba n'umuntu w'umutindi kuko kari kasinzire kasamye ngewe nari guhita mfata umuhini nkakubita muri ubwo bwinyo bwose tanuka ndi umubyeyi ariko ngewe ntago ndi umutindi nkawe uzagwa ahandi hato nuko nguko byagenze nuko nguko umuhini nawufashe nta zindi nzira byanyuzemo nyine vuga ibindi saba Imana wambwiye ibindi utamuhakanira ibyangombwa waravuze ngo waragiye ngo warambwiye ngo waragiye umwaka umuhini ngo none uragasaka ngo ukaburamo amafaranga ariko ugasangamo ibyangombwa bye ngo urabijyana ibyangombwa by'impamvu nari mbivuze ibyangombwa ntabishyikirije umuyobozi muri yarabifite rero nari negereje ko hatuzi arekarama ibyangombwa mu byo yemeye sinigeze mbona uyu muhina wemera nese hatu karame muyobozi rwose iyo mico ko nta yinyikozeho kumbeshya mabuja nyoko buja atinyuka bashaka kwica umuntu ngo ngende nyoko buja uko umuntu yikoreka iriya siranga muntu yawe ahubwo nanjye azanyicira mu ndi kwibaza ko yabizananye n'uyu muhini muri icyo gitondo muri iryo joro vuga neza muyobozi nta n'ikindi kintu namusanganye usibye udukingirizo 2 natwo nabuze ikintu mu bikoresha ndabijugunya kandi muyobo wumve n'ibyo muyobo wumva nanone igikurikira niba byose kari kana bihishe aravuga oya mugiremo ikinyabupfura nubwo turamuhana ariko basi nanjye reka muba none ubwo rero Didasiana yari yambwiye ati rero nyiragitariro ndumva nacitse intege uze kundebera gasombe unyuherereze ndavuga ariko se ko viva dahari Simoni nkaba nta mutuma reka nshyire nyiraginuza Didasiana agasombe yazati wa muntu wese ubugira ngo ndiho kasombe nagateka muki ko hatungiye akorera gare atagikora ko yatinye no kujya agenda ku ibyangombwa bye yabitaye ati yarasinze ati ibyangombwa yarabitaye ati yarabitaye ati dore ndavuga ntireka rero nkubwire Didasiana ibyangombwa ntago yabitaye ntatungi wawe n'umugome hari umuntu yagambaniye ashaka kumwica ni none yarabimwambuye ntahubwo ikiriho nuko nibiba n'imanza byose nzabisobanura niyo mpamvu yareze ntiyarazi naho byabaga ari icyo ubirenzaho hatu bose ngewe ndisobanura kuko aba bantu barimo rwose bari kumfundikiranya kandi nzi kwivugira ngewe rwose ibyangombwa byanjye ngewe uburyo nabibuzemo ngewe nari natashye nari nabonye ahantu ikiraka cyo kurara izamu noneho ndagenda
ndara izamu. Ubwo rero hari igihe umuntu afite n'umunaniro agatotsi kanyibye isegonda burya ni nk'agahuza sinjya nsinzira ku izamu. ariko se ubu koko ibyo Hatungi avuga muri icyo kiraro aho ngaho niko niho yari yarayizamu nabanza bidusobanurira kiriya kiraro se ntibari bararangije kugikora none se ndimba urara mu gihuru kirariramo iki izamu se izamu ku kirombe ku ndimba ko nawe uri mukuru kuri rutigito umva Hatu ndimba ko nawe uri mukuru ibintu Hatungi avuga urumva atari ugupfundikira by'amatakirangoye buriya magambo adashize ivuga ngo ntiyicisha abagabo izuba nimureke dusoze reka mpamagare rero papa Sava ibintu byagaragaye soze anahari reka rero Hatungi buriya no kutemera icyaha nabyo ni ikosa ni ugutsimbarara ntabwo uri butukuze turaguhanada ntabwo watwicaza utya ngo inteko iterane gutyo gusa turaguca ikiru kandi ikiru tuguce ntabwo ari icyacu ntabwo twebwe ntabwo inama iteranira kugira ngo igire turaguca ikiri cyo kugira ngo wiyunge na Sabimana nicyo kwiyunga na Sabimana ntabwo ari ikiru ntabwo twicaye nk'ubuyobozi ntabwo ngo tugire kuko tubereho gukemura ibibazo n'ubundi by'abaturage ariko nka Sabimana waharabitse washatse kwica ariko umuntu niba ateye imbere ubu niba papa Sava yubatse etaje ndimbati nayubaka baba banzi kubera ko bubatse etaje bombi bubatse etaje niba wari ufite icyokezo imbabura yawe ko ihari ubwenge bwawe ukaba bufite Sabimana nawe aramutse Sabimana ashinze icyokezo akakishyira kwa Gerard ko nta gihari aho mwagiye inama uko muzajya mukora n'uburyo muzajya muhana abakiriya ahubwo uragize umvaye igira hino tukubaze ariko muyobo hari akantu gato nshaka kubanza kuvuga mbere yuko mutwunga n'umuntu nabanze yemere koko ibyo bintu yabikoze arabihakana se urabihakana Hatungi urabihakana jewe se jewe nyine rwose buriya hega buriya iyo turi kunywa inzoga ntabwo tuba turi kunywa amazi mw'abantu mwe gusa kubigambira gusa icyo nibuka umuhini n'uwawe ndakubaza umuhini n'uwawe warabigambiriye ibyo ni ibintu bibiri umuhini n'uwawe umuhini n'uwanjye warabigambiriye ibi bintu ni ibyawe nirangamuntu nahakana irangamuntu se kandi bigaragara ubwo rero wiyunge na Sabimana tuguciye ikiru urabizi iyo abantu biyunze ntabwo birarirana ubwo uramwigomwa rero nk'umukozi wawe oya ntako kumubabarira n'icyo akizana ibise ko Yesu anyereka ko ntacyo bapfana yamubabariye kare imbabazi za mbere atamukuyemo umwuka akira ibyawe noneho hanyuma rero niba uzanayamukata niba uzagira ute reka tuve kuri iri zuba ubundi aho biyungira natwe dufata agacupa natwe twifatira agacupa uyu se yashakaga kugira nabi Sabimana ngo nawe yaguze imbabura ngo agiye kotsa ngo amutware abakiriya Resire yiri hari aho niwe wayiguze ko waje guhabwa akazi bose nari nzi ko aziye kudutwara abakiriya kandi nkunda akazi urabizi hanyuma sabajyanye arabo wabyaye ubundi uzanana saba amenya ko twotsa neza bakaza hako umuntu atera imbere nakwigiraho utingiye kumuvutsa ubuzima ariko iyi si nirwaye umutima umuciye amande ni amande ariko murebe nawe mwanya tumarisha nyine ndakumva namwe murebe uko ahagaze rwose mwibuke yuko na Didasien arimo konsa umwana oya turabizi hanyuma aba nabavandimwe kandi papa Sava nzayamukata nubwo ryaba rimwe nzayagukata nimba ikibazo rwose reka tuve kuri iri zuba rero ndumva muyobozi reka tuve kuri iri zuba nanjye reka nisomera agacupa abandi mujye
hariya ahashobotse muve ku ndeko nakisabira agacupa abandi mwajya no mu muryango Sabimana izi ntebe mwongere muzitirire kirimbo muzisubize hariya genza make mwana genza makeya